Hari akantu Sikave yigeze kuvuga gakomeye, aravuga ati ubundi kera abantu bajyaga mu nzu y'Imana bakaruhuka bakaharuhukira, none ubu ngubu abantu basigaye bajya mu nzu y'Imana aho kugira ngo baruhuke bakavamo bananiwe. Urajya kwaturira pasiteri ugira ngo ugiye kumuruhukiraho, ahubwo akagenda akabivuga bikakuremerera. Uramubwira ikibazo cyawe, yajya mu nzu y'Imana akakivuga ukagenda wikandagira. Ayo ni amagambo yavuzwe na Sikoviya Mutesi. Rero ni ibintu bikomeye binatangaje cyane kuba umuntu w'umukozi w'Imana wigishije abantu benshi akabwiriza abantu b'Imana ari we ufata umwanya wo kubagusha, biba bibabaje. Ese iyo pasiteri agiye kubatiza abantu akabatiza abo yasambanyije, murambwira ngo ntibiba bimeze nka ba bantu bafasha abana bavuga ko bari gufasha imfubyi kandi ari abo babyaye? Imiryango yohereje amafaranga ikaba izi ko wa muntu ari gufasha abana b'imfubyi bababaye, kumba ari gufasha abo yabyaye. Rero ni ibintu bibabaje cyane. Nimba uri umuntu w'Imana, nimba uri umukozi w'Imana, korera Imana cyangwa se uve mukorere shitani. Wikorera Imana na shitani, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimba udashyushye ukaba udakonje ndakuruka. Uko ijambo ry'Imana rivuga. Nimba rero udakonje ukaba utanashyushye, Imana izakuruka ugaragarire abantu bose. Nshuti muvandimwe, yongwe rwose usebeje abapasiteri bagenzi bawe, usebeje abapotere, ndetse usebeje n'abo wimitse. Urabizi wimitse abantu benshi, urabizi wabatije abantu benshi, nubwo wabatizaga mu izina ry'Imana ariko urumva ni ukuri wakoze ibintu bibabaje cyane. Ni ibintu rero bibabaje cyane kubona umuntu w'umupasiteri nka Yongwe ukuze agushwa n'abagore. Ese nimba umuntu ukuze wenda kugira abakwe n'abakazana, we ubwe ajya avuga ko agiye kugira abakwe n'abakazana. Nimba umuntu yenda kugira abakwe n'abakazana akaba akigushwa n'abagore, akaba akireba ikibero cy'abagore, akaba akireba furesheri abagore bisize, ese abantu bakiri bato bazamwigiraho iki ashaje? Ese abantu bakiri batoya bazakurikira umuhamagaro gute bareba umuntu ungana na Apotre Yongwe akigushwa n'abagore? Ese umuntu akurana irari akarinda risazana? Mwabantu mwe, uwo mwuka wera mwaragize muri mwebwe utica irari muri mwebwe, ukumva wasaza ukirarikira abagore bakiri batoya, wasaza ukirarikira abana bakiri batoya, ufite abana bakuze. Ese abana bawe bazakwigiraho iki? Ese abana bawe iyo babyumvishe wumva umeze ute cyangwa bumva bameze bate? Birababaje cyane rero kwihisha mu isura y'uko uri umukozi w'Imana kandi utari umukozi w'Imana, ahubwo uri intumwa ya shitani. Birababaje cyane kubona umuntu nka Apotre Yongwe ajya kubwiriza mu Bugande, yarangiza akajya yirebera abagore beza akabasohokana muri hoteli. Ngewe nta nubwo n'ubu ndabyumva neza, n'abantu benshi ntibarabyumva neza ukuntu mwaposo nka Yongwe ashobora gufata umwanya we akajya mu bagore bakiri bato, agafata amafaranga itorero rituye agasohokana abagore, akajya kubagura ifi nziza kandi afite abana n'umuryango bari kwicirwa n'inzara mu Rwanda. Ese abo bana bazakwigiraho iki? Ese umugore wawe wumva ameze ate? Ese igihugu twebwe wumva tumeze gute? Birababaje cyane rero. Nabwira abapasiteri rwose, abapasiteri bagenzi ba Yongwe ko rwose bakwiye kwihanganira icyo gisebo Yongwe yaduteye cyangwa se yateye igihugu, rwose bakihangana ndetse bo bakagerageza kwera imbuto ntibasubire inyuma mu byo bakora byose. Imana yo mu ijuru ikomeze ibishimire kandi mukomeze kugubwa neza. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.